waba ubizi cyangwa se utabizi, amagambo tuvuga agira ububasha kurusha uko twe tubitekereza. Muri make ashobora kubaka icyarimwe agasenya, ashobora gukiza umutima icyarimwe, ashobora no kuwushenjagura. Niyo mpamvu gutekereza mbere yo kuvuga atari amahitamo, ahubwo ari inshingano. Mu buzima bwa buri munsi abantu barababara, imiryango igasenyuka, inshuti ziraharirana, ubucuruzi burahomba, n'imirimo iratakara, byose bitewe n'ijambo rimwe rivuzwe nabi cyangwa se rivuzwe mu gihe kidakwiye, ritatekerejweho. Inama iruta izindi muri aka kanya, banza utekereze mbere yo kuvuga. Ikindi kandi ugomba kumva ko ijambo rimwe ushobora kuvuga rishobora gukomeretsa kurusha inkota. Ese wari uzi ko mu kanya gato ushobora kuvuga ijambo rimwe rigahora ryibukwa n'uwo waribwiye imyaka myinshi? Nibyo cyane rwose wabimenye. Abantu benshi bagendana ibikomere byinshi bitagaragara ku mubiri by'amagambo babwiwe bakiri bato, igihe bari bacitse intege cyangwa se bakeneye kwitabwaho. Kuki udatekereza mbere yo kuvuga ngo udasiga igikomere? Ugomba kumenya ko ijambo ari nk'isuka, ryahinga cyangwa se rigasenya. Muri make, nimba uvuga amagambo meza, utera imbuto nziza z'urukundo, icyizere ndetse no gukura mu bitekerezo. Nimba uvuga amagambo mabi, ugutera umwijyane no gusesereza abandi, ukisanga mu ngaruka mbi utari witeze. Rero umuntu utekereza mbere y'uko avuga abaza uko yifata cyangwa se yihagararaho mu biganiro, ngo adashotorana kandi amagambo avuze akayavugana ubwenge no gushishoza aho gushwana. Umuhanga mu bitekerezo wo mu Bugiriki bwa kera nka Sokarate arazi kugaragaza cyane uko umuntu ashobora gutekereza mbere yo kuvuga cyangwa se gukora. Hari inkuru muzo yakoze yamamaye cyane nk'ifunguro ry'ibibazo bitatu, Detalapofilita, ivuga ngo ese ibyo ngiye kuvuga ni ukuri? Se ni ibifitiye akamaro cyangwa se ni ibifitiye abandi akamaro? Ese ni byiza? Icyo twakura muri ibi ni uko amagambo atarimo ukuri, ni uko umusaruro atari ngombwa kuvugwa. Umufilozofe w'umuromani Epictetus yagize ati, We have two ears and in one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Ahangaha icyo yaravuze, yaragize ati, dufite amatwi abiri n'akanwa kamwe kugira ngo twumve inshuro ebyiri ugereranyije n'uko tuvuga. Ahashimangira ko gutekereza mbere yo kuvuga ari ikimenyetso cy'ubwenge. Ugomba kumenya ko ibyo uvuga n'uburyo ubivugamo bigaragaza uwo uriwe n'icyo uri cyo. Ntawamenya umuntu neza mu maso, ariko amagambo ye amuvuga byose. Muri make, iyo uvuga make kandi ukayavuga witonze, ikirenzeho ukayavugana ubwenge, abantu baragukunda, bakakumva ndetse bakanakubaha, bakumva uburemere bw'amagambo yawe, bakakubonamo umunyabwenge. Ariko iyo uvuga uko byakabaye byose, uba utagira umurongo ngenderwaho cyangwa se utagira aho ugarukira ugutekereza. Ugomba kumenya ko ijambo ryatekerejweho ryubaka amahoro mu muryango, mu kazi ndetse no mu bakumva, n'inshuti n'igihugu muri rusange. Muri make, abantu iyo batekereza mbere yo kuvuga, amahoro ariyongera, kuko babanza gutekereza ku ngaruka z'ibyo bari buvuge, kubanza gutekereza uburyo uza kumva ari bubyakire. Bityo biri ijambo risohotse mu kanwa ka nyiraryo rigasohoka rigamije kubaka aho gusenya. Icyo rero ugomba kumenya ko ijambo ari nk'ifarasi, iyo utayiyobora hirya ishobora kukugusha. Niyo mpamvu umuntu ushaka kwiyubaka mu buzima, mu rukundo no mu mibanire n'abandi, agomba kwitoza mbere yo kuvuga, nanone kandi agatekereza mbere yo kuvuga. Iyo ukoze ibyo ngibyo wihesha icyubahiro kandi ukarengera ejo hazaza hawe. Muri make, uba wubaka impamba y'ubwenge. Icyo nakongeraho nanjye, ugomba gutekereza, gusoma no kumva ibintu kabiri, ukibaza uti ese ibi mvuga bifite akahe kamaro? Kwibaza uko niyo ntwaro y'abahanga, kuko ntibavugira gusa kumvikanisha, ahubwo bavugira gukiza, kubaka no gufasha. Rero muri iki gihe isi yuzuyemo amagambo menshi atagira umumaro, icyo uba ugomba gukora ni ukuvuga amagambo yatekerejweho, kuko icyo ari igikorwa cy'ubutwari n'ubwenge. Icyo utagomba kwibagirwa muri kano kanya, ijambo ry'ukuri ritavuzwe neza rishobora kuburizamo ukuri. Inama iruta izindi, tekereza mbere yo kuvuga.